Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje bene data, aho mutera, aho muri hose, aho muba hose, ku migabane itandukanye. Bene data, nshuti zanjye, abakristo b'itorero Elayon Mountain Church mu Rwanda, Imana ibaha umugisha. Dutangiye iki cyumweru, twiragije Imana, tubanje Imana mu minsi y'iki cyumweru yose tuzabona Imana. Uzongere ubone kugira neza kw'Imana. Imana izakurinde, Imana izakugirire neza, Imana izagusetse muri iki cyumweru. Rero tubanje Imana tuyihereza icyubahiro ku byo yakoze dutambutsemo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Kandi nkomeje kwihanganisha ababuze ababo, namwe Imana ibakomeze, ibarebe neza. Imana ibomore ibyo bikomere, Imana ibahanagura amarira ku maso, ikomeze kubana namwe. Rero iki gitondo nifuje ko tuganira ku ijambo ry'Imana rifite teme igira iti ijambo rye rirarema. Imana ishimwe. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayon Mountain Church mu Rwanda. Ijambo rye rirarema. Nashatse kuvuga ku ijambo ry'Imana. Nashatse kuvuga ko iyo wizeye ijambo ry'Imana rirema ibikomeye, ibitangaza. Ijambo rye rirarema, Imana iravuga bikaba, yategeka bigakomera, ariko ijambo ry'Imana rirarema. Nashatse kukubwira ko ijambo ry'Imana uryumviye ryakuremera ubundi buzima. Nashatse kukubwira ko ijambo ry'Imana uryumviye ryaguhindurira amateka. Ijambo ry'Imana uryumviye ryarema indi mibereho yewe. Ijambo ry'Imana uryumviye ryakuremera amahoro mu mutima. Ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana rirarema. Ijambo rye rirarema. Nakubwiraga ngo ijambo Imana yivugiye rirarema. Ijambo Imana yakuvuzeho rikuremera imibereho iyo uryizeye. Ijambo rya Yesu Kristo rirarema. Ijambo rye rizura ibyapfuye. Ijambo rye ritunganya ibyari bigoramanze. Ijambo rye rirarema yewe. Ijambo rya Yesu Kristo iyo ryinjiye mu mutima wawe rirakomora. Ijambo rye rirarema, rikarema umunezero. Ijambo rye rirarema, nicyo jambo nshaka ko tuganiraho muri iki cyumweru. Ndifuza ko nawe uzagira kwizera kutambutse ibirere n'ibindi birere, ukumva wizeye imbaraga z'Imana, wizeye ijambo ry'Imana ko hari icyo ribasha kurema mu buzima bwawe, ku buzima bwawe. Ijambo rye rirarema iyo wizeye ukabibamo neza, ukicara hamwe ugatuza, ugaturiza imbere y'Imana. Ijambo rye rirarema, uburwayi bugakira ukaba muzima. Ijambo rye rirarema, rikaguhindurira amazina n'amateka. Ndavuga imibereho idafatika. Imana ikoresha ijambo ryayo bikemera, hamwe no kwizera. Ijambo rye rirarema. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Nakubwiraga ngo ijambo rye rirarema. Nyemerera rero twihuse dusome igitabo cya Dawidi, Zaburi. Turasoma Zaburi 105. Twihuse dusome mu izina rya Yesu Kristo. Duhere ku murongo w'8. Handitse ngo yibuka isezerano rye iminsi yose. Ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi. Imana ishimwe. Niryo sezerano yasezeranye na Aburahamu, indahiro yarahiye Isaka, akayikomereza Yakobo kuba itegeko, ayikomereza Isiraheli kuba isezerano ridashira. Ati ni wowe nzaha igihugu cya Kanani kuba umwandu ukugenewe. Imana ishimwe. Ijambo rye rero nakubwiraga ngo rirarema. Ijambo ry'Uwiteka rirarema. Ariko muri iki gitondo Imana hari icyo ishatse kuvugana nawe. Iravuze ngo yibuka isezerano ry'iminsi yose. Birashoboka ko hari abagusezeranyije babivamo, baragusezeranya ndetse baranakwibagirwa, baragusezeranya baraguhinduka. Ariko nagira ngo nkubwire ko Uwiteka, Imana yakuremye, Imana y'ibifite imibiri byose, Imana y'ibihumeka, umuremyi w'isi n'ijuru, we yibuka isezerano rye iminsi yose.
icyo yavuganye nawe nubwo ubona cyatinze ariko kizasohora. Nubwo hari abagiye babicamo bakabyica, ariko Uwiteka yibuka isezerano akaryibuka ibihe byose. Uwiteka yibuka isezerano rye iminsi yose yasezeranije n'abamwizeye. Ijambo yategetse iryibuka ibihe ibihumbi. Imana ishimwe. Ijambo yategetse ku buzima bwawe, ijambo yavuze ku buzima bwawe, Imana ntabwo ijya yibagirwa. Iryo jambo iryibuka ibihe ibihumbi. Imana ishimwe. Rero nakubwiraga ngo komera, shikama mu Mana, kuko yibuka isezerano rye iminsi yose. Icyo yakuvuzeho, icyo yasezeranye ku buzima bwawe, wowe wibikiye amasezerano wagiye wandika ahantu. Hari ayo wanditse, hari ayo wasirinye muri Bibiliya ukavuga ngo iri ni isezerano ryanjye Imana impaye. Hari aho wanditse yewe muri ajenda. Ayo masezerano rero yose uko uyafite, Imana yibuka isezerano iminsi yose. Imana isezerano yaguhaye, yagusezeranije, nakubwiraga ngo iraryibuka. Rero Imana ijambo ryayo rirarema, kuko iyo yibutse icyo yavuganye nawe igihagararamo, yarangiza ikarema ibitangaza, yarangiza ikarema, yarangiza ikakwibuka, yarangiza ikarema, ikagukura mu rungabangabo. Imana ishimwe. Nawe uyu munsi uhagaze mu rungabangabo, ariko icyo nakubwira ni ukwizera Imana. Ni ukwizera Imana wavuganye nayo, ni ukwizera Imana wasenze, ni ukwizera Imana wabonye igutabara cya gihe. Ni ukwizera Imana. Yewe iracyari ya Mana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana ishimwe. Imana rero ijambo ryayo iraryibuka, kandi ijambo ryayo rirarema. Ijambo ryayo iraryibuka. Imana ntabwo ijya yibagirwa nk'abana b'abantu. Imana ntabwo ijya ihinduka ku ijambo. Imana ntabwo ihinduka. Imana ihora ari Imana. Imana ni iyera. Imana igira neza. Imana ijambo ryayo rirarema. Imana ishimwe cyane. Nakubwiraga ngo yibuka isezerano. Iyo yibutse isezerano irarangiza igakoresha ijambo ryayo. Ijambo ryayo ryururuka ari itegeko, kandi ryururuka ridakumirwa, kandi nta na hamwe ritagera, mu bakomeye no mu boroheje. Ijambo ry'Imana iyo yibutse isezerano yagusezeranije, irategeka abantu bakajya biyumvamo ibyiyumviro byo kukugira neza, byo kugutabara, nuko ugatetururwa n'ijambo ryayo. Imana ishimwe. Ijambo rye rirarema. Imana uyizere, kuko ijambo ryayo niryo ryakuremera ubuzima buzima, kuko ijambo ryayo niryo ryaguteturura. Ijambo rye rirarema. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Nakubwiraga ngo ijambo rye yategetse ku buzima bwawe iryibuka ibihe byose. Imana ishimwe. Ijambo yategetse cyangwa se isezerano yasezeranye, ikarisezeranya Aburahamu, ikarigira indahiro kuri Isiyaka, ndetse rikomereza no kuri Yakobo. Iryo jambo yararisohoje. Nta rindi jambo uretse kuvuga ngo nzabaha igihugu aricyo Kanani. Nubwo bagiye bakajya muri Egiputa bakamarayo iyo myaka yose, ariko yakurikiranye icyo yavuganye na Aburahamu na Isiyaka na Yakobo. Igihe kigeze, Imana ibakuzayo amaboko yayo, ibakura muri Egiputa, yewe irabambutsa ibasubiza igihugu, isohoza isezerano, ibashyira muri Kanani nk'uko Imana yari yarabivuganye n'abasekuruza babo. Ni Imana rero irinda, yibuka isezerano, kandi yarangiza ikibuka ijambo ryayo. Imana ishimwe. Nakubwira ngo shikama mu Mana, kuko ijambo rye rirarema. Shalom shalom. Imana irinda ijambo ryayo ibihe n'ibihe.